Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha rero kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva aho muherereye. Reka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero kuri mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera. Birumvikana kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kwa tugera muri studio. Turi mu gicamusoro cyo ku munsi wo kwa gatanu, birumvikana nizere ko ijuma yagenze neza kwa mizirima, ari nako nanifuriza abadventiste isabato nziza uyu munsi rwose ndabizi mwamaze kwa muyinjiramo. Abavuye mu kazi kumugoroba reka nizere ko rwose kagenze neza, namwe mubari mu kumugoroba ubwo tubifuriza akazi keza. Ikituzanye murabizi muri amasaha ari amasaha adasanzwe ni update, n'umwanya rero tugenda tubagezaho amakuru agezweho. Ndakurahiye umuntu uri buze gucikwa amakuru y'uyu munsi cyangwa se amakuru yo muri aka kanya, sinzi ko hari amakuru ari buze kuba yinjiranye muri weekend kuko na amakuru akomeye cyane. Ese murashaka kumenya ibyo Wiringoma yazize mu gufungwa kwe? Twari tumaze iminsi twibaza tuti ese Wiringoma yaba ko kafunzwe, ese yazize iki? Ubu none amakuru yuzuye turayazanye. Ngira ngo bintwaye hafi iminsi itari munsi y'itatu gutyo ndimo ndashakisha amakuru y'ifungwa rya Wiringoma, ariko finally namaze kwa mu by'ukuri nyabona. Aya rero ndaje nyabagezeho. Turaza kugaruka ku nkuru y'ibanga, murumva nyine ubwo ntabwo wajya gucukumbura inkuru imwe ngo ugende ariyo ucukumbura. Hari nandi makuru namenye twari tuzi ko ari abajenerali muri M23 bagera kuri 4 niba atari 5 nibo bari bazwi, ariko ndaje mbabwire hamaze kwamo abajenerali benshi. Ese kubera icyo abajenerali bashyizweho ndetse ntibinaze gutangazwa cyangwa se ntibabishyire hanze? Aka kanya ronge ndaje mbibibwirire mbahe impamvu bashyizweho n'ibindi byinshi cyane, n'abaribo byose muraza kugenda mubimenyera muri iki kiganiro cyacu. Mu by'ukuri nababwira ko ari ikiganiro mu by'ukuri kigiye kubinjiza muri weekend. Ndagira ngo mbabwire ko no mu zindi nkuru turi buze kubabwira ko mu kanya drone y'intambara yo ku ruhande rwa guverinoma mu kanya gato igaragaye mu mujyi wa Bukavu, yahoze iwuzenguruka ibintu bimeze nabi cyane. Aho ni ku kibuga cy'imirwano tayari, naho turaza kugenda tuhagaruka. Hanyuma tuze kugaruka hano Igoma tubabwire none udusha turi kuhaba, uburyo kibano basore bitewe n'inzara iri kugenda ibigisha ibintu by'ubujyange bari gukora kugira ngo barye amafaranga y'abaturage. Amafaranga y'abavunjayi barayamaze, amafaranga y'abavunjayi abasore barayamaze. Mu by'ukuri byose uraje ugende ubimenya. Tuze kubabwira ko cyakize twabwita nk'ikihebe. Umwe uherutse kurasa abavunjayi warasaga muri iriya minsi yashize, yamburaga abavunjayi ndetse bamwe akabarasa, abana gasiga we uwo babariye donc abaramukomeretsaga bakigendera. Uyu rero nawe yamaze gutabwa muri yombi, binatuma ndetse hanabaho kubyuka bakora icyo bita couvre-feu ikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Byagenze bite? Ikiganiro cyo muri amasaha nyaboneka kugicikwa n'uguhomba. Nshimira cyane rero mwe mwakoze subscribe cyane cyane rwose, munakora no kunzogera mukunda n'ibiganiro byacu ku buryo kihageze. Uburire di rwose ndagushime cyane. I salute you. Again noneho sasa nawe niba utarabikora ndongera ngo usabe nawe guhita ubikora. Birashoboka ko unakunda ibiganiro byacu nadukunda, ariko ukaba utarabikora. Bikore nawe kugira ngo buri ko dushyizo inkuru uzajye uyibona mu imbere. Ariko babandi mwese hamwe muri rusange nimukore like kuri iki kiganiro, nimurangiza munagisharing, abantu nabo bamenye uko weekend mu by'ukuri tuyinjiyemo. Birumvikana twamaze kwa tuyinjiramo ubwo nyine weekend nziza. Abari muri ku mugabane wa Afrika mu bigiye bitandukanye mbahaye ikaze, bari ku mugabane wa Amerika, bari ku mugabane w'Uburayi, bari ku mugabane wa Asia, Oceania n'ahandi hose, mwese mbahaye ikaze. Cyane cyane mwebwe mujya mugira uruhare cyane rwose mu gushigikira umuyoboro wa Eugene Official. Celeste umeze ute aho ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Konzi kutajya ucikwa umeze ute? Havuga Imana Celeste ngo haye ikaze kabisa. Nawe uri umuntu w'umugabo muri iminsi rwose, nava ko ibiganiro byacu urimo uragenda ubigiramo uruhare mu buryo bugiye butandukanye. So nguhaye ikaze rwose, ndetse n'inshuti zawe zose, burya ngo umuntu ugukunda agomba no kugukundira n'inshuti. So nguhaye ikaze rero. Iki kiganiro ntago ndi buze kwandi njyenyine muri iki kiganiro, already ndaza kuba ndi kumwe na Vincent muri iki kiganiro, ndetse n'ibinashoboka. Impamvu vuze ngo n'ibinashoboka biragoranye cyane kuko Macacari mukanya uzanyandikira ari kumbwira ko ari ku mirongo y'imbere rwose, yagiye hafi cyane n'ahari kubera urugamba.
ubwo bivuze ngo nitutanamubona turaza kumubona mu kindi kiganiro gikurikiyeho, ariko yigiraho bita kuri tere cyangwa se kuri field. Amakuru tubazane muri aya masaha ndababwiza ukuri ni menshi cyane. Duherehe rero sasa, ndagira ngo munyandikire muri comment duherehe munyandikire muri comment. Ese duhere kuri Wiringoma, ese duhere Bukavu, ese duhere Igoma, duhere ku mirongo y'urugamba? Reka duhere kuri Wiringoma. Amakuru mfite ndetse navuga ko mfitiye na proof. Iyo ikintu mvuze ngo kifite proof ntabwo ari byo ngo biravuga ngo ntekereza ko, no, ni amakuru yuzuye. Uyu mugabo Colonel Wiringoma arashinjwa kurya amafaranga cyangwa se icyo bita imisanzu y'icyama. Muti byatangiye bite rero sasa? Nyuma yuko uyu mugabo abaye umusitari kirajya bavuga ni Mr Quickly, rwose apfukamisha abamiliseneri hari hasi ku butaka, nk'uko amakuru nabashe kuyakurura. Uyu mugabo yahise aba umusitari, ikindi no kagerekaho kuva M23 yagera hano muri uyu mujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, ngo hari urwego bahise bavaho bajya ku rundi rwego. Hari abantu benshi babifuza kujya gukora muri iyi mijyi itandukanye, mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Aba rero mu by'ukuri nibo usanga bikundishwa cyane ku cyama, baba bashaka nyine kugira ngo bagaragare neza ku cyama. Kugira ngo ugaragare ku cyama rero cyangwa se kushaka runaka, babisaba gutanga cyangwa se kwitanga, ukagaragaza ko muri kumwe. Kugaragaza ko muri kumwe rero nuko ugomba gutanga imisanzu nyine igomba gufasha icyama cyangwa se gushigikira iryo shaka. Ndagenda mbishyira no mu mashaka no mu bihugu runaka, rwose ishaka iyo uri kunzona riri gukora ibintu byiza already babigusaba kugira ngo ujye utanga umusanzu nyine kugira ngo rigumeho, mukomeze muri mu mahoro cyangwa se mu majyambere. Nk'ishaka rero cyangwa se nk'icyama cyageze muri imijyi yombi, kandi akaba ari imijyi y'ubucuruzi, imijyi y'ubukungu, ibice birimo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abakoreyeyo bose babagwiza tungo. Abo rero mu by'ukuri benshi bakomeje kuba collaboration cyangwa se bakomeza kugenda basa naho bikurura ku cyama, ariko kugira ngo imibano yabo cyangwa se icyo bita donc kugira ngo bahuze neza, bikabasaba ko bagomba kubinyuza nyine no mu gutanga umusanzu kugira bagaragare ko nabo hari icyo bari gukora, nubwo atari ku mirongo y'urugamba cyangwa se mu bya politike, ariko bagaragaze ko hari icyo bari gushigikiramo abari gukora. Harimo ayo mafaranga nyine yo kuba yanagura amazi y'abayobozi cyangwa se avamo n'itike. Urabona abangaba abagabo bagiye idoha byabasabye gutega, ibyo byose ni ibintu bisaba amafaranga. Byabasabaga rero mu by'ukuri ko abo bagabo bibasaba ko batanga imisanzu. Reka uyu rero Colonel Wiringoma nk'umuntu n'ubundi w'umusitari uzwi, murabizi ko buriya kugira ngo ubone inimero y'umusirikare wari wese hano muri Republika Demokarasi muri M23 cyangwa se y'undi muyobozi wenda tuvuge wa politike babigoye cyane, ariko Wiringoma kubera ko n'umuvugizi nimero ye iraboneka cyane byoroshye. Yagendaga kontaktana n'abo bantu rero bakamuhamagara, nyine bashakaga nimero y'uburyo kibasesera muri M23 bakabagwa nko kuri nimero Wiringoma bagahamagara. Bamara guhamagara Wiringoma bati turashaka no gutanga umusanzu, wenda baganiye ibintu bimwe, rumva n'umusirikare ahorana nabande bose mu kanya bari kumwe n'amakenga, n'umuntu ukomeye cyane. Bakavuga ati noneho natwe dushize wenda nk'ibihumbi 5 by'idolari n'umusanzu. Abo ni babandi nyine ba nyirabuhake cyangwa se bamwihakirizwa ayo mafaranga, aho kugira ngo Wiringoma ngagize mu cyama agahita kubita pocket agashyira ku ruhande, ndetse we akanahita atangira kuyaguramo imitungo ye ku giti cye bwite. Raporo agashira gutya agapfunyika. Aya makuru byaje kumenyekana. Uyu mugabo Wiringoma ahantu yafatiwe, kugira ngo mwumve ko amakuru tuba tuyafite gatanu kuri kagenzi kako. Wiringoma nta nubwo yafatiwe hano mu mujyi wa Goma. Wiringoma yafatiwe mu mujyi wa Bukavu, ndetse ntabwo abaturage bigeze babona uko bafata ya mafoto twatu video twabo n'uduce tuntu hajya batanga uruvara hare. Donc bagiye kumufatira mu bice byose mu ngenyero zaho nahe hose bari bamaze kwasaka bagira ngo n'umutekano bari kurinda, kumbi bari kugira ngo bamufate hataza gufatwa n'amavideo. Ariko abaturage barebesheje amaso gutya nibo bahise babikubita. Nyuma yuko ibyo bibaye bahise babikubita icyitwa Wazalendo. Murabyibuka ko iyi nkuru bwa mbere yatangajwe na Wazalendo yuko uyu mugabo yafunzwe. Wazalendo bahise baza bararipura bavuga uko
Wiringoma yafashwe. Natwe turatangira twikoza hakurya tuti se yafunzwe ati ntibishoboka. Harabona abonye kuzana utwo tuvideo tw'udupiratano yicaranye n'umuyisilamu bafite ibintu ari kuganira, donc hacaho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko ubu tuvugana uwitwa Colonel Wiringoma biri official arafunzwe. Birashoboka ko banamufungura uyu munsi, sinzi, ariko biragoye bitewe nyine niyo misanzu n'iki byose nibyo byaha yakoze. Ariko ubu tuvugana Wiringoma arafunze. Ubwo iki tugikureho kiravivutse kivuyeho, nta nubwo ndi bukigarukeho. Hari n'abandi benshi bafunzwe bagiye basangira nyine. Hari n'uwo nabonye karambwiraga, donc harambwiye ngo nakiriya gihe ngo bari mu rugamba, donc ngo hari ministeri ngo bagendaga bafatanwa amafaranga, ngo ari mateko bafite n'amafaranga, ngo utwo dufaranga kadushira kuri ku mufuka we. Ubu buryo rwose umuntu ababwiye uburyo rwose bwo buraciriritse cyane, kuko biriye byo rwose ni aduyi kumucaginga byo biba byemeye ku rugamba. Uramucaginga bora wabwirwa n'abasirikare bato nibo bacaginga, amara nko gucaginga nk'uyu nguyu bumurusha ipeti akaza rwose wacaginze n'ibihumbi nka 20 by'idolari ukabimuhereza dagashira ku mufuka we. Ibyo birazwi rwose, byo ntabwo ari ikintu Wiringoma yari gombaga kuzira. Ariko nyine nabyo biri mu bintu biri kugenda bitangwa. Ariko urumva n'uwo ngo wagiye atanga amakuru, yagiye atanga akantu twakwita nyine, urumva yagendaga bicisha hakurya. Urumva nawe mu by'ukuri yashaka gutanga amakuru ariko akagira ibyo yirengagiza. Nge rero mbishyize hasi ukuri kose tayari, ukuri hanze. Iyi nyivuyeho, reka twigire ku bigendanye n'amapeti. Ndebe iminota ndashaka kugira ngo Vincent nawe mukarage gahunda be yitegura cyane, mbe muri cyaza hita twinjiza kuri drone y'intambara imaze kugaragara iri kogagira mu kirere cya hano mu mujyi wa Bukavu. Reka nembe mukaragamo rwose, mbe mwapudetinga muri M23 amakuru mfite, ndetse nayo rwose yizewe 100% cyangwa se 200%. Nuko muri M23 muzi ko dufitemo abagenerali bagera niba atari bane ni Gaceri, Makenga, Bernard, Byamungu Bernard, Bodwe, ndetse n'uyu Mbonezo uherutse kugaragazwa vuba. Ariko namaze kumenya ko harimo abagenerali benshi bashyizweho, ariko ntabwo byigeze bitangazwa. Batangaje amapeti yabo ku bakoroneri n'abandi bo hasi, nabo ntibayatangaza. Ariko hari abasirikare benshi bagizwe ba generali. Impamvu babagize abagenerali zimwe muri ebyiri nabashe kuba nzimenya. Birashoboka ko hari n'izindi, ariko nge zimwe z'ingenzi ebyiri nabashe kuba nzimenya. Iya mbere, muri iki gisirikare cyangwa se muri M23 bashinjwa kuba abasirikare bafite amapeti y'abagenerali bose ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kandi murabizi ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda already benshi bakunda kubasanishanya n'abanyarwanda, kugira ngo uyu nguyu azayobere hara muri za Butembo mu Bandandi. Ntabwo bamwiyumvamo. M23 ifite gahunda yo gukomeza ikagera no mu bindi bice bigiye bitandukanye za Katanga na he hose. Ntabwo Bodwe ari buzagiriya atari umukatange. Baracyashiraho n'abandi benshi cyane, ndetse muzabyumva. Abahema ntabwo bazajya kuyoborwa, donc urumva buri bwoko bwose bagomba gushakisha uburyo ki hagomba ko harimo umugenerali bwoko bufitemo abagenerali bive kuvuga ngo niba abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa, bigere no ku rwego rwo buri wese agomba kwiyumvamo. Rero byatumye ashyira abagenerali benshi, ariko ntabwo byigeze bisohoka. Uyu munsi nije aho bita Ivure ndaje mbaho cyitwa makuru. Tuzajya tuyabona, tuza rwose tubakubita ikintu cyitwa indani. Impamvu ya kabiri rero ni urumva iyo mpamvu urumva ko ni impamvu yumvikana. Impamvu yumvikana rwose. Impamvu ya kabiri rero sasa, Tshisekedi ubutegetsi bw'Kinshasa impamvu ari kugenda babirindagura ibintu, hari ibintu byinshi muri buze ko bagenda babirindagura. Iyo bagiye muri biganiro by'Idoha bakavuga ngo ibintu hari ibyo M23 cyangwa se F23 basaba, bakavuga bati ntago turajya kuganira n'aba bantu batari abakongomani, kiri ntago turi bujye kuganira n'aba bantu bafite ibihano mu by'ukuri by'inyoka muntu mpuzamahanga. Urabiza bitwa Makenga, bande bose bafite ibihano barakatiwe, ntabwo ushobora kurenga
kurenga ahantu runaka, ashobora niyo byagenda neza ashobora kujya nko muri Amerika ukumva ngo yataye muri yombi, ashaka kujya nk'i Burayi mu Bwongereza bakumva ngo yataye muri yombi. Aba rero barashaka iyo Gisekedi bagiye kuvuga ngo kugana n'iki byose, barabati twe ntabwo turaganira n'abashinjijwe ibyo byaha bimeze gutyo, ntabwo turi buganire. Nyine ubwo urumva ibintu bigakara. Mu gushyiraho aba basirikare cyangwa se mu kugenda bahindagura gutyo kongeramo n'abajenerali, baragira ngo iyo liste bari kongeraho nshya igihe bagiye nko gutanga raporo y'abagomba gukora nk'ibyo bigano cyangwa se guhindagura nk'ibyo byose, aribo bazajya bashyira kuri urwo rupapuro cyangwa se kuri iyo liste, kugira ngo bwa butegetsi bw'ikishasa bugenda bukaruta ibintu byinshi baba basaba ngo ntabwo ngo turabyemera ngo kuko ngo bafite nk'ibyaha by'inyokamuntu, bazajya babusanga aba bari kiriya nta bihano n'ibi na bimwe bafite. Ariko ku rundi ruhande mukamunazi ko M23 AFC mu bigano byose iyo bagiye kubikora bavuga ati mbere yuko tugira icyo dukora mubanze mukureho ibi bihano byose biveho. Mu gihe batarabikuraho baracyarwana n'ibyo ngibyo, bigatuma babigenza kuriya. Nabwe nti ndashaka kugira ngo twakire na Vincent, ariko ndacyafite izindi nkuru nk'ebyiri ngiye kubagezaho, cyane cyane zifite aho zihuriye na hano Igoma. Aha, icyo nshatse kuvuga rero n'iki sasa. Ubu tuvugana Igoma, naba ntabagejeho nzizara ingingo ebyiri z'ingenzi nazibabwiye. Igoma bitewe nuko hariyo inzara iteye ubwoba, insoresore hano zatangiye kwiga imitwe, aba bavunje bazajya banabanza banatekereze banarebe ngo bari gufata ibiti bakabibajishamo imbunda rwose neza, ngo abantu hazi ikintu bita ati bazi kubaza bye, akakubariza ikintu cyitwa igitaka kigira pistoli bye yayindi nziza karabutaka, yarangiza agahita yikoza muri aba batera amarangi babandi bapuriza nyine hano nyine bapuriza cyane cyane amamodoka, murabiza kwita irangi, yarangiza agasimoneza ugasanga rwose ibintu bimeze neza, arangiza agahita yikoza nkaho ngaho bakayikwita irangi, cya gipupe kikaba ari nk'imbunda bye pistoli ya kabi, ndetse akanagishakira na pochette, yamara kubona pochette rero sasa agahita agikenyera, agashaka n'akagofero ka gisirikare konyine nta kindi kintu ashyizeho, yagera muri bara abavunjayi agahita akuramo cyahita yakubwira ati zana amafaranga wakonga, gasa n'ukoze ku mufuko ukabona hariho pistoli, ati wowe agashaka ikintu cy'icyakugere ko gikomeye cyane, ati ejo nsange kuri guverinora, ati ejo udusange hariya, ifaranga karimo kubita mu gashasha kigendera, ejo wabyukira kuri guverinora ati ibyo bintu ni ibikiti, ibyo musanzwe muzi ko twe tubikora. Bamaze gufata rero abagera kuri 4 n'ibyo biti byabo babifite babibajije muri ubwo buryo, bakavuga ko ariyo systeme babigenzamo kugira ngo barye amafaranga. Ariko ubwo urumva harimo n'ubundi bujura bwinshi bagenda babikoresha. Uyu aharamutse akugweho nijoro, mureze ko inzu zahangaye ibiti ziba zubakitse nabi, ashobora no kwibuka kigushize ku mutwe nijoro wiryamiye, ati twufite dushyire hasi. Minota ngarufagiye ngo twakire Vincent. Minota 20. Okay. Sasa reka kugira ngo nkubite mbangura manze nkubwire ko nanone kandi ku rundi ruhande umwe mu basirikare cyangwa se umwe muri FDL bamaze iminsi bakora ubwicanyi, n'ubundi abavunje nibo bakorerwa ku bwicanyi barangiza bakanamburwa, yarafashwe. Avuga ko aya mafaranga bamaze gukora ubujyange nk'ubu ngubu bamaze kwambura bavunje hano mu mujyi wa Goma, ngo bahita bafata amazi rwose akiha inzira y'amazi cyangwa se bagaca n'iy'ubutaka bakajya kurira ubuzima cyangwa se kuyarira mu mujyi wa Bukavu, yashyira bakagaruka. Uyu witwa Chancellor ngo niwe wari ubahagarariye, yaramaze iminsi yaragiye Bukavu, bigeze gukora umusako, donc niyo yari yaragiye guhungira amafaranga muri ya minsi yabonye ibifurumba by'amafaranga, arangije ajya kuyarira hariya za Bukavu, n'abandi bandi bakorana bose bahita bajya za Bukavu bari bajya kuyarira. Akigaruka kigera inahangaha yasanze aramaze kumenyekana, M23 bamutaye muri yombi. Rero ahita atanga amakuru ko bagenzi be bari muri Bukavu ariyo bihishe, we yari yaje nyine kugira ngo yikomereze yikorere utwo operation two kumuha amafaranga.
nk'uko amakuru abivuga rero yamaze gufatwa. Akimara gufatwa yahise atanga amakuru y'aho bagenzi be bihishe karitsiye barimo. Iki gitondo rero 23 rimaze iminsi arohereje abasirikare cyangwa se abamenyereye ibintu bijyanye no gukora umukwabo cyangwa se gusaka, babandi twabonye bagiye bakora couvre-feu hano mu mujyi wa Goma. Ubu tuvugana mu by'ukuri muri iki gitondo ngo babyuke mu sako ukomeye cyane muri Bukavu, bafashe benshi cyane ngira ngo n'amavideo hatagize igihinduka nuko nabonye batakizishyira hanze. Mushobora kuza kubona cyitwa umuripuko w'amavideo y'aba bagabo cyangwa se y'amabandi bari kuyashyira hanze. Ntabwo nta makuru ni menshi cyane my friend, nguko uko ibintu bimeze, nguko uko amakuru rwose ahagaze. Reka wenda ku murongo wa telefone mu kanya twakire Vincent kugira ngo nawe atugezeho amakuru cyangwa se update. Mu by'ukuri reka tumushakishe ku murongo wa telefone Vincent, nawe adukubite ku cyitwa muri puko, atugezeho twinjirane mu nkuru ziremereye cyane, atugezeho zimwe mu nkuru ziremereye cyane. Ngereka mbe mfunge ahangaha izindi izanjye kuri donc izanjye ku giti zangereka tuzihagarikira aha. None dushyiraho Vincent twinjirane sasa no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Already ndabona yamaze no kugera ku murongo wa telefone. Vincent, habari ni kiasi muko na mapambano. Aha, reka tubitangaze rero. Mahongo nayo kubanga bw'ibyuma nta makuru, nta nubwo bari kumenya ngo amajwi ari kujyamo ntari kujyamo, hari haciyemo hafi umunota wose rwose nta amajwi ntayo, ari aho ngaho rwose yibere kubanga bw'ibyuma, sinzi ibyo arimo arakontorora bindi. Bise bagize ubwoba bw'izo drone basanga ashobora kuba yumvisha izo drone akagira ngo muri studio zirageramo nta humure rwose. Natuze drone ntabwo ziri buhagere, igihugu kiratuje kandi kiratekanye. Vite reka duhere kuri iyi drone ngo yatitije umujyi wa Bukavu. Abanyabukavu rwose bashwekere neza ngo bafite ubwoba. Donc ngo ubwoba ni bwinshi ku banyabukavu bitewe n'izo ndege zitagira abapilote. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo tuyive imuzi n'imuzingo. Ubwoba ni bwinshi bahita nakubwira, urwura n'umuturage ukamubaza uti ko udatuje kurimo wirukanka bigenze bitatu, mbonye drone rwose iragakubitwa na Nyagasani kuko ni drone iteye ubwoba. Yaje iguruka bikize hejuru rwose, izenguruka umujyi wa Bukavu isubirayo. Yego. Tukaba twabashije kubaza muri 23 niba ari drone yabo, ntibagira icyo badutangariza, ariko tuza kumenya yuko ari drone ya FARDC. Yego. Ikaba ari imwe muri drone ngo baherutse kugura mu Bushinwa zigera muri 7. Ukaba ari iturutse ku kibuga cy'Ibujumbura rero inyura zawubira imanuka ije kureba amakuru atandukanye kuko bari bumvije yuko General Makenga yageze mu uyu mujyi. Mwenyewe yimanukiye bo bayohereje mbere yuko ahagera, ariko ubundi gahunda ari kuhagera kuko ahageze mu kanya amasaha 8:30 tayari. Mwenyewe yahigereye, ariko bayohereje mbere yuko ahagera, bo bayohereje bazi ko yahageze. Urumva mu by'ukuri kwa uburyo bwo kumuhiga nk'uko bagandaguye makanika. Yego. Urumva nabo barohereje drone yo kugirira nabi Sultan Makenga. Bavuga yuko imuhushije kuko yaje mbere yuko ahagera. Ni ibintu rero byateye ubwoba abaturage bitewe n'ukuntu babonye iguruka nk'uko yirukankaga. Byabateye ubwoba cyane ku buryo za Kadutu ndetse no muri komini Banda bamwe bahise bafunga n'amaduka yabo baragenda. Ubu bafunze bagiye ngo byarangiye neza bagiye rwose, bagize ubwoba ibikorwa byabo by'ubucuruzi barabihagarika, baravuga bati iyi drone tubonye rwo bwa mbere twayibona muri iki kirere. Ati kuva imirwano mu burasirazuba bwa Kongo yatangira nibwo bwa mbere tubonye ikintu nk'iki. Ati kandi umuvuduko iriho bambwiraga yuko ari umuvuduko
urenze uko ijwi rigenda. donc hatambukagaho nk'ikigendajoro, harya cyita ikigenda kibona umwe. Ikigendajoro kuko ngo yari irenze, kandi mu by'ukuri keretse kuyirabukwa gusa ntabwo byaboroheye kubasha no kumenya ibimenyetso biriho. Arega buriya nayo iba yirukanka kuko ibizi yuko hari biba yitegereje impande zose bishobora kuba byayirasa. Urumva yari yabanje gukontorora ayo makuru bari bafite yuko Sultan Makenga ahagera, ariko aza kuhagera nyuma nyine hashize nk'amasaha 2 ihavuye. Yego, ariko byateye abaturage ubwoba kuko ubutumwa bwose bari kutwandikira kutubwira ati ntabwo tuzi uko buri bize kugenda kubera ko ibyo tubonye keretse Imana yonyine yabiturinda. Ariko barambwiye yuko nyuma yuko ihavuye bahise babona abasirikare benshi cyane ba M23 bahashyitse n'ibifaru byabo kandi n'imbunda zikomeye n'imodoka zitwaye intwaro. yego, nibwo bahise babona Sultan Makenga rero ahahingutse nawe biteka yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bufite amakuru yuko Sultan Makenga ari kugera muri uyu mujyi. Yarahageze, niba batangiye gutangaza ibintu by'intambara ibice byose bagomba kugera, ndagerayo akanababwira uko bagomba kwitwara, uko ibintu bigomba, uko urugamba rugomba kugendwa, kuko twabonye ko bamaze already kudekarara ibintu bijyanye n'intambara. Intambara bayidekaraye nawe sikanye kuvugira FM23 yaratanze itangazo ridekarara Tanichi wagaraye twirwano MRDP nawe amagambo yavuze yayidekaraye. ubona yuko gisigaye kubera ko amasezerano ibiganiro bya Doha byo byanguye mwishishi, nubwo abagaraye 23 bafashe n'abugwate batari temerewe kuva Doha. Ubona nta kintu gisigaye keretse kurwana kugera ku wanyuma. Ariko hari umuntu wahoze ambwira ati kubafunga byo ntibyabamo, uko byaba kose barabarekura barataha. Ntabwo babafunga, ariko bashobora kubakereza banabamaranye n'amezi burya baba bakuye ku murongo. Kandi biba bikomeye. Iyo byagenze kuriya bishobora gutera ibindi bibazo muri diplomasi yabo. Birashoboka. Ntabwo wavuga ko bigenda gutyo gusa, bishobora gutera n'ibindi bibazo. Hanyuma Vincent, tugarutse kuri iyi drone ni drone yariturutse nko mu cye gice irimo irirerekera, yaba yariturutse nko muri Kahuzi-Biega, Ikigoma, imanuka za Uvira na za Kamanyora. Iyi drone yari iri nko mu cye cyerekezo. Nibyo nakubwira yuko yari iturutse mu gice cya Uvira, ariko yari ivuye Bujumbura. Yahagurukiye Bujumbura rero. Noneho iza gutyo nyine yihuta igizenguruka Bukavu isubirayo. Yego. Abaturage bose barakangarana bati noneho manzi igiye kurasa. Bakangaranye ku buryo bukomeye. Batigiye kurasa umujyi noneho birakomeye. Ati noneho nibwo twabona ibintu nk'ibi. Nari ubwoba ku buryo bamwe muri za Kadutu na za Ibanda batangiye gufunga amaduka. Barimo baragengwa utwabo, barimo baradushyira, barimo baratugurisha kuri make. Batujyanye rwose baduciye barabatika dutaye kuko tugumye mu twahura n'ingorane zikomeye. Reka rero ubwo turaza kureba icyo iyi drone uko byagenze, kuko urumva ko nyine ibintu byo byamaze kuba bihindura isura. Niba rwose bigenze uko nk'uko drone zatangiye kugenda zogagira ndetse zikajeza hejuru y'iyi mijyi, urumva ko ibintu ntabwo biri buze koroha, kuko n'ubwa mbere twumvishe nk'aha mu mujyi wa Bukavu mu by'ukuri drone za FARDC cyangwa se drone z'igisirikare cya guverinema zogagira imijyi nk'iyi ngiyi. Ubwo rero bivuze ngo ntabwo byari bisanzwe umuntu wese byamuteye impungenge. Barimo baribaza ati ikirere cya M23 ko twari twizeye yuko gitunze mu buryo bwa kinyamwuga byagenze bite. Byabaye abaturage niyo mpamvu nyine byabateye ubwoba. Ariko ndi kubona inkuru nyinshi ziteye ubwoba bwana Vincent, hari ibintu ndi kubona bidasanzwe. none se Vice, wambwira ngo ni nk'ihe diru mu by'ukuri izi ngabo za MONUSCO zakoze kuba hari abo M23 yarangiye ko bagaruka, bamwe batashye nyine yangiraga ko bagaruka. Ni nk'ihe diru bakoze kugira bagaruke? Ese bagarutse baje gukora iki? Nuko mu masezerano yakinyiwe Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Yego. Banzuye ko ingabo za MONUSCO zikwiye kuba ari ndahungabanywa kandi zigakora ibikorwa byazo nta n'umwe uzitangira. Yego. Uranabizi yuko M23 yari yatanze itegeko yuko zikwiye kuva mwa kino gice igenzura zikagenda.
ariko bikaza kugenda nabi, bikaza kurangira Santu uhagarariye bituka ituhagarariye Monisco aje Goma bakavugana akagenda, akimara kugenda rero bizi yuko yagiye muri UN. Yego, iki ni kigaragara yuko nyine bimwe byo byagiye mu masezerano ari hagati ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byatangiye gushyirwa mu bikorwa, kuko nababonye rwose narindi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Goma nahazengurutse ndeba uko umutekano umeze. Rwose twomukanye bomuka baje bari mu modoka zabo, bomukana n'ibikapu byabo baromuka bakomeza bajya mu bigo byabo, ariko bambaye civile. Cyakoze haje abasirikare ba Monisco 3 baje kubakira. yego, Igaragara ko M23 ibyifuzo byabo by'uko abasirikare ba Monisco bakwiye kubavira mu bice byanzwe, noneho icyemezo cya UN ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ari yabamuhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bishyirwa mu bikorwa. Ni ikibazo nyine kuba M23 igenda byose iharanira yerekana yuko ari ikibazo ntibabyumve, urumva bishobora guteza intambara hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uyu mutwe wa M23 na twirwaneho mu buryo bukoraho kandi bumara igihe, kuko yaba ari ubutegetsi bwa Kinshasa ntibushaka kwemera ibyo M23 babwira, yaba M23 ntishaka kwemera ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bababwira. Ni intambara. ubwo muri make n'urugamba agiye kwirwanira, ibyo bindi rwose nta nushaka. Urugamba ni kwa kundi umufaransa yavuze ngo si la paix préparer la guerre, ati niba ukeneye amahoro utegura intambara. Nibyo rero ubu birimo, ni iyi principe rwose bari kugenderaho. Ya reka dukomeze rero Vincent, n'ubundi nabona ngo muri Bukavu ngo nyuma yuko hanyuze wari umaze kubitubwira Igoma se Goma dona none se Igoma babasore Tomaro Banga bongeye muri amasaha kandi muri turi ibirwana meze nabundi. Yego, abantu barwana rwose ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bahuye n'akaga, kuko guhera mu masaha ya 2 za mu gitondo abarwanyi bo muri CRP yego, CRP ni Convention pour la Révolution Populaire mu mutwe uhagarariwe na Thomas Rubanga, barimo bararwanira mu gace bita Chomia. Yego, ni muri teritwari ya Nzugu, ni mu birometero 25 ugera mu bice nyine bya Nzugu neza muri centre. Yego, aba barwanyi barimo bararwana rero n'ingabo za FARDC. Biravuga yuko guhera mu gitondo rwose mu masaha 9 kugera mu masaha 5 imirwano rikomeye, isa n'iyagararongera mu masaha 7 kugera isaha baracyarwana, aho bari kurwanira mu gace bita Nyamamba hafi n'ikiyaga cya Ruberi. Yego, rero hakaba humvikana intwaro zikomeye haba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rw'abarwanyi ba CRP. Urabizi yuko n'ubundi hari hamaze iminsi hari imirwano ikaze mu bice bya Mbogi, aho abarwanyi bari bafunze umuhanda uri mwakino gito ku buryo nta muturage wahanyuraga, n'imodoka abasirikare ba FARDC bahanyuze babafashe bukwate, bamwe bakabica abandi bagakomereka. Ubu ngubu rero intambara iri mu gace ka Chomia no mu midugudu yegereye iyi Chomia. Katuze kubireba none ikiri buze kuba ntabwo biri buze kuba byoroshye pe, ntabwo byoroshye, birakomeye. None Visa reka dusimbukire muri Uvira, ko none Uvira ntabwo duheruka kuyinjiramo indani. Uvira bimeze bite? Uvira naho urugamba rurimo rategurwa ku ruhande rwa M23, yaba ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa barimo barakora urugamba rukomeye, ariko nabonye n'ibipapuro rero bizengurutswa mu mujyi wa Uvira bahakana yuko ngo Patrick Masunzu yakuwe ku buyobozi bwa 33e région militaire. Yego, birimo birakwirakwizwa, ariko no ku mbuga nkoranyambaga nabonye bita Gisaro, uramuzi n'umwe mu banyamurenge baharanira ko bene wabo bagirirwa nabi. Nawe nabonye bikwiza ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko abatangaje yuko Masunzu yakuwe ku buyobozi ko atari byo. Ubu Wazarenda iri kugenda biririmba ivuga ati turaje tubagirire nabi, bo mu mbonerakure bakavuga ati turaje tubamese, ati nta handi twerekeje mu mujyi wa Bukavu, ati turiteguye ku buryo bufatika. M23 nawe byaca kuri twirana ikavuga ati natwe
nubwo mwaramutse mudutera muri Rurambo turabahagurukiye turahangana n'ubundi muri Rurambo n'ubundi haracyumvikana urufaya rw'amasasu ndetse n'amabombe hagati ya M23 twirwaneho ndetse na FARDC n'abambari bayo. Imirwano yo mu nkengero za Uvira ni myinshi, abasirikare bari ku Burundi ni benshi, mu gace ka Minembwe amaze kugira abasirikare bagera muri 520 bavuye mu Burundi mu gice cya Minembwe ndetse n'igice cya Itobwe hamaze kugera ibihumbi birenga 50. Abasirikare benshi bari kuva hirya no hino za Tanganyika, ariko abantu bakavuga bati ibi bya Uvira byo biraza kuba ibibazo kuko na General Muhozi yavuze yuko igihe azabuhubuye intambara azayijamo. Ni ibibazo abantu bose barimo baratekereza uburyo bari buze kugenda, bafite ubwoba, baratekereza uko bari bukore, uburyo bari bubeho. Ni ikibazo gikomeye. La none se kubijyanye na deployment bihagaze bite? Mperuka Makanaki harya ni Makana ni ninde umwe wa uhagarariye twirwaneho ninde ni Kabiti nibyo nari mubwiye yuko za Minembwe za Itobwe no mu bindi bice byegereye izi ntara ibice birimo abanyamurenge benshi hamaze kugera abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bagera mu 50. None se uyu munsi ntabiyongereye nta bandi bagiyeyo? Aho bita Rurambo nibyo nari mubwiye ko ejo ku mugoroba hageze 522 b'abarundi. Yego. N'ibikoresho byabo. Igihugu cy'u Burundi banza nta niyo nkiri busigareyo. Barimo barafata abantu bose bo mu mbonera kure bakabambika imyenda y'igisoda, ariko gisa n'icya kwirwanaho cyangwa M23 bakajya mwa bino bice bikontororwa na M23 na twirwanaho kugira ngo abaturage nibo babona bo babizere ko ari abo muri M23 cyangwa twirwaneho, noneho babaha amakuru bashaka. Barashaka kurwana bivanze se bakoreshe intwaro gakondo kuko numva bashaka gusa naho basa kugira ngo burasi bagamije iki kwambara imyenda isa ni barimo barindoberanye nyine kugira ngo abaturage bari bizeye yuko M23 igiye kubashakira umutekano, nibabona abo bambaye imyenda isa na ya M23 niya twirwaneho babizere amakuru yose bakeneye. None se ko ndi kumva ngo za Gatogota ngo muri ibyo bice hano bya za Gatogota hano muri za ubwo umanutse gato cyane ahita batange aho hose M23 nayo irahakikije, ariko basirikare b'abarundi bavuye mu kibaya cya hariya hakurya Ruzizi. Yego. Barimo nabo ku bwinshi bahagota, abandi barimo bava za Bujumbura, abari kuva Kibitoki bose barimo bahegera. Deployment ku mpande zombi zo imeze nabi. Yego. Nibabahambire rwose. Ana hari umutipe yanditse comment ubwo niyo nabise nziraho aravuze hari ya nkuru ya Wiringoma nyine bigendanye no gufungwa, hari operation nahoze nyigarukaho ubwo no kuri website naho yamaze kuhagera. Ubwo nari ndimo ndasoma comment y'umuntu wanditse ati si uyu mugabo ibi byose yakoze ati nibamuhambire nanjye ubwo nibyo nari mbise ngarukaho. Se wamenye uyu mugabo nta makuru mashufitera? Uyu mugabo Suruta Lieutenant Colonel Wiringoma ariko amakuru menshi nemaze no kuyatanga. Amakuru menshi ari kugenda avuguruzanya, hamwe atarafunze ahandi ati ntafunze, haracyari n'ibibazo, ariko amakuru mbona byo birashoboka ko ashobora kuba ari mu mvuto. Oya nje niyo operation maze kwitanga mu buryo burambuye, nari nyifite namaze iminsi ndimo gucukumbura ibintu ibyo cyo namaze kugiha umuco. Ubwo nageze ko wenda haba hari akandi kantu kadasanzwe baba wavumye. Vise reka tugaruke hano kuri Donald Trump. Mu by'ukuri agiye kohereza ingabo muri RDC, hanyuma ngo akagira ikigo cy'ingabo gikomeye muri EAC. Nibyo byavuzwe yuko ashaka gushyira ingabo zikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agashyira ikigo cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kizaba gikontorora ibice byose byo muri EAC. Yego. Ariko abandi bakavuga bati ni amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika kugira ngo Amerika izajye iha amakuru y'ubutasi
igisirikare cya FARDC mu buryo bwo kugira ngo bamenye uko uwo bahanganye ameze. ubwo ni byose rero turacyabikorera ubucukumbuzi kugira ngo tumenye nyirizina koko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kugira base military mwa bino bice by'uburasirazuba bwa Kongo. ababikozeho ndakurahiye. nabonye Amerika isigaye yiyenza nko kuri Iran, urabyibuka yiyenza Iran yanze kurasa muri Amerika, irasa ku kigo cyabo kiri hariya muri Qatar. ubwo rero nahangane bagishinga hano muri Kongo, Amerika ikongera ikiyenza gato ku kindi gihugu, bazahita bagitumura. zahabu tuzazisanga ziri hejuru. nabonye biriya bisasu byo baragikubita ubutaka donc hakaba intabire yayindi, intabire nk'umudugudu wose ugahinduka icyo bita intabire, ubutaka bukibirindura. zahabu urabona tuzazisanga ziri hejuru. twatoragura nubwo twebwe tutajya, ariko abahari bazatoragura. cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, ariko reka dutegereze, turakomeza tubikurikirane kandi n'abakunzi bacu tubibagezeho. hari briefing news mbonye biravuga ko General Major Chiko Chitambwe, yego Chitambwe ashobora kuba nawe ari mu batawe muri yombi, yego akekwaho kugirana imishyikirano n'abakekwagaho kuba bakica Perezida Felix Tshisekedi cyangwa n'abakora kudeta. ndabona rwose hari abantu bivuga yuko ashobora kuba yatawe muri yombi nawe. bese bashobora kuba bafite ibintu bari gupanga ku butegetsi bw'Kinshasa, cyangwa se wenda bakaba ari no kubaziza kuba wenda M23 yagifata ibice byinshi bigiye bitandukanye, akaba ari byo arimo kuyiziza. kuko ntabwo Macicarikare nawe ambwiye ati ntabwo witwa Bertara yaba arakoze kudeta ari umwe, ari umujenerali, ari umusirikare umwe bigakunda. abajenerali bangana gutya ngo bategure igikorwa nk'iki ngiki kibananire cyo guhirika ubutegetsi ntibishoboka. amakuru ariho hari amakuru ariho avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zatumye iyi kudeta idashoboka, kubera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze amakuru yose yerekeranye n'uburyo iyi kudeta yari ipanze, kubera yuko nka General Frank Ndumba watawe muri yombi ejo, yego byavuzwe yuko ngo yari yagiye mu Budage, yego avuye mu Budage amanuka mu Misiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero iperereza ryabo ryahise riha amakuru Felix Tshisekedi rimura n'urutonde rw'abajenerali bose bari muri iyo kope. nibwo rero yatangiye kubatoragura abafunga n'umukeko baba barigeze bavugana muri iki cyumweru kirangiye, bagenda bamufata. nicyo cyatumye iyi kudeta idashoboka. uyu mugabo ko yaba ari umurame. ikindi nanone urabizi yuko Evode Uwizeyimana senateri aherutse kubitangaza, aravuga ati burya ntuzafate ikirara cy'Uburayi ngo kigereranye n'ikirara cyo muri Afurika. ati uyu Tshisekedi yatwaye taxi voiture mu Bubiligi. ati mu Bubiligi rero utwara taxi voiture ati ubutandukanye n'umuntu utwara taxi voiture i Nyamirambo. ati bujyanye barutandukanye ku butegetsi. ati Kabila yamusigiye abasirikare ku buryo yapanga kudeta ikaba mu gihe cy'isaha imwe. ariko rero nk'umuntu wabaye umurara mu Burayi, ati yaraje ahita bishambaguza byose aho yamusigiye, ari kugenda bamaramo abadafunze arabirukana cyangwa akabashyira ku ruhande, yego ku buryo nabo bahuriye na Kinshasa ku buryo babasha gutera kudeta. yego ibi rero ibyo yakoze, yafashe abasirikare bose bari hafi na Kabila, agenda begezayo umwe umwe, wadafunze akamushyira mu birometero 100, wadafunze akamushyira mu birometero 2000. ibyo rero byagiye bimufasha gutuma abakontorora neza, kuko bavuganaga batelefonanye, mu gihe iyo bari mu mujyi wa Kinshasa bari kujya bavugana amaso ku maso, ku buryo kubakontorora byari kumugora. urumva rero n'aya mabuye yaragakoze kuba yaraye Trump amabuye nk'umuntu w'umucuruzi, ahita noneho amufasha kubona amakuru yose yerekeranye n'ubutasi ku basirikare bakuru bagerageza kumuhirika. niyo mpamvu baragenda rero aba bose abegezayo, abafungira mu ngo zabo, abashyira kure y'aho bashobora kuganirira, mu buryo bwo kugira ngo arebe ko umutekano wabo usigasira. yewe koko umuntu rwose iyo akaza bakaze burubwo, nicyo nanjye mpise mbona rwose umugabo yabyitwayemo neza. arimo arabakubitije rwose, uti wegenda nagukeze, n'uwo bavuganye wese ari kumwirukana. nta makuru yo muri Rucuro se waba ufite Mutarama?
Rutsiro dore barimo barayihigisha imbwa rwose uko urebye indege ziri kubahiga. M23 nigeze numva yuko nayo ishobora kuba ifite drone. Ko ariyo none iri gukoresha ibahiga. Kandi makuru yarambuye kubikwiki gitego iyo operation ndacyayikurikirana neza. Yego. Numva naza kuyabagezaho mu masata. Yego. Aha, reka tuze imasisi bwo naho nubwo uracyari kwegeranya. Izo operation zose za Masisi za Rutsuru ukamanuka ukagera za Beni ndazibagezaho mu bakurata. Yes, vise ubwo rero sinzi niba hari update ufite cyangwa se niba nta nazo kandi tukakureka ubwo tukasubira mu yandi masaha. Twareka abantu badukurikira bakumva ngaya andi batonje bahishiwe. Andi bashonje bahishiwe niko gahunda rwose zimeze. Reka tukurekere wakoze cyane bwana Vincent. Urakoze cyane bwana Fighter. Yes, akunze Jeune Official rero nuko nguko rwose situation ihagaze nuko amakuru yo muri iki gicamunsi nuko update bimeze. Gusa reka tubabwire ko rwose andi makore mu kiganiro cyane mugoroba roho nzima itura mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.